na okaziyo mu gitaramo aragabana. Amaze kubona okaziyo, iyo okaziyo ahita ajya kubaza mama we, aramubaza ngo ko mbonye amahirwe aboneka rimwe na rimwe biyitwaremo gute uyobora aba bantu bose banyikije. Salomo abona amahirwe, ariko amahirwe Salomo yabonye ayabyaza umusaruro. Mwene data, nshuti yanjye, muduteze amatwi, nagira ngo mbibutse ko Imana iduhaye amahirwe. Oh yes, ndabashimiye mu izina ry'Umwami wacu Yesu Kristo ko tubana hano ku Izabisohoza TV. Turi kumwe n'umushumba, tugiriye amahirwe yo kumwakira hano kuri leta tariki ya mbere y'ukwa mbere 2023. Ni umunsi w'umunezero, ni umunsi twanezerewe, turishima. Mushumba, muraho neza? Amahoro y'Imana kandi. Yego. Amakuru y'iminsi. Tumeze neza, Imana iraturinze. Turama. Yego, muri amahoro. Iyi bonane mwayibonye mute? Bonane sava. Ibonane iraho, meze neza. Turashima Imana ko yatwemereye ko tuyigezaho. Ni umwe mu minsi Imana yatwongeye kugira ngo naho tuhageze. Okay, turakwakiye rero. Wampamagaye narambwira uti Manuel rwose abakunzi ba Izabisohoza TV hari ikintu nifuza kubaganiza. Imana yampaye kuri uyu mwaka. Tuguhaye ikaze na karibu, batangira usenga, noneho kose umwanya wanyu. Mvuga ngo ikaze na karibu, abantu bakavuga ngo byose ni kimwe. Oya, hari abantu bumva yuko ari karibu, ariko mu Kinyarwanda bakumva yuko ari ikaze. Rero bose tubahaye ikaze na karibu. Murakoze cyane. Reka tubanze dusenga Imana kubw'uyu mwanya Imana iduhaye. Mana, turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye kuri Imana ya hafi na kure. Uri Imana yigwatirije ku buzima bwacu. Uyu mwaka wose urangiye twagiye tukubona. Hari impamvu zo kugushima dufite. Kuko twakubonye mu buryo butandukanye, twagiye tukubona bundi bushya. Uri Imana ijya yiyerekana. Hari umukozi wawe mwegeze kuvuga ngo uri Imana yihisha, ariko kandi uri n'Imana yihishura. Turagushimye abo wihishuriye muri uyu mwaka, izina ryawe niryubahwe. Turasabye kugira ukomeze kubana natwe muri izi ntangiriro z'uyu mwaka, ukomeze kubana n'abakwizera n'abakubaha mu izina rya Yesu, amen. Turabasuhuje abadukurikiye, bateze amatwi ndetse n'abareba ikiganiro kuri Izabisohoza. Imana ibahe umugisha cyane. Tubifurije umwaka mushya muhire, umwaka 2023 uzababera umwaka mwiza, uzababera umwaka wo gutekana no kugubwa neza. Imana yo mu ijuru izabarinde ibibababaza, izabane namwe, izabarinde mu nzira mucamo zose. Imana ishimwe. Turi hano twaje kugira ngo tuganire. Mu kanya barimo batubaza ngo mu kirere cy'umwuka baratangaza iki kuri uyu mwaka. Abantu barimo baribaza ngo mbese uyu mwaka wo uzamera ute, bizagenda gute. Ariko uyu mwaka turimo dusenga, hari ikintu Imana yahishuye. Mu kirere cy'umwuka batangaje ko uyu mwaka tugiye gutangira, cyangwa se uyu mwaka dutangiye wa 2023 ari umwaka wa okaziyo. Umwaka cyangwa se n'umwaka w'amahirwe. Okaziyo na amahirwe adakunda kuboneka, aboneka gake. Ariko aya mahirwe yabonetse ntabwo agusigaho waruri. Munyumve neza. Aya mahirwe cyangwa se iyo okaziyo ibonetse ntabwo igusigaho waruri. Nibigusanze uhagaze aha, iyo yitwayemo neza, iyo uyifashe neza, iragupromotinga, ikakwigiza kure cyane, ikakwigiza imbere kure cyane mu byiza. Ariko kandi okaziyo iyo uyikerenceje ukayipfusha ubusa, irakudegarada, igusubiza inyuma cyane, ikagusubiza inyuma cyane habi. Imana ndimo senga yambwiye ngo uyu mwaka ni umwaka w'amahirwe, cyangwa se n'umwaka wa okaziyo ku batuye isi. Ahubwo ikibazo turibaza ngo mbese uyu mwaka Imana iduhaye nka okaziyo turawitwaramo dute?
ndimo soma Bibiliya nahoze ndeba abantu babonye okaziyo. Harimo umuntu witwa hariho umukobwa wa Herode. Nidusoma mu Byanditswe Byera ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 14 umurongo waho wa 6. Hari inkuru ivuga ngo umunsi wo kwibuka kuvuka kwa Herode usohoye, umukobwa wa Herodiya abyinira imbere y'abararitswe ashimisha Herode. Nicyo cyatumye asezerana arahira ko amuha icyo amusaba cyose. Nawe amaze koshywa na nyina aramubwira ati mpa cya Yohana mubatiza ku mbehe. Umwami arababara ariko ategeka ko bakimuha kubw'indahiro yarahiye imbere y'abasangiraga nawe. Imana idufashe cyane. Mu bantu babonye okaziyo, uyu mukobwa wa Herodiya yabonye okaziyo ikomeye. Yarabyinnye abyinira imbere y'umwami ndetse n'abatumirwa bose baraho. Uko kubyina kwe, uko gutaraka kwe kunezeza Herode. Herode ahita atangaza aravuga ngo uranejeje, nsaba icyo ushaka cyose ndakiguha. Uyu mukobwa abona okaziyo mu gitaramo aragabana. Amaze kubona okaziyo, iyo okaziyo ahita ajya kubaza mama we, aramubaza ngo ko mbonye amahirwe aboneka rimwe na rimwe biyitwaremo gute, mbigenze gute? Nuko mama warangije aramubwira ngo genda usabe igihanga cya Yohana umubatiza ku mbehe. Amahirwe y'uyu mukobwa ntabwo yayapfushije ubusa, kuko igihanga nahoze nibaza navuga niko se nk'igihanga cya Yohana yasabye ku mbehe, nibura bashyize mu gasombe, nibura cyabaye umuteguro barategura. Kubona okaziyo, iyo ubonye okaziyo ntuyimenye ukayipfusha ubusa urayicuza. Kanongere mbabwire ngo iyo ubonye igihe ukakirangaraho urakirogereta. Imana yambwiye ngo mbabwire ngo iduhaye umwaka w'amahirwe, iduhaye umwaka wa okaziyo. Uyu mwaka wa okaziyo nitwe dukwiye kuwuha agaciro, nitwe dukwiye kuwubyaza umusaruro. Uyu mwaka nutawubyaza umusaruro uzagusubiza inyuma cyane. Amateka turi kwakira y'uyu mwana w'umukobwa ni amateka mabi, ni amateka yaranze ubuzima bwe bubi, n'abazakurikiraho ibihe n'ibihe bazahora basoma iyi okaziyo yapfushije ubusa. Ariko hari undi muntu wigeze kubona okaziyo. Abonye okaziyo we ntabwo yigeze ayipfusha ubusa. Ni umuntu witwa Salomo. Salomo abonye okaziyo, reka dusome mu Byanditswe Byera, ho turasoma mu gitabo cy'Abami, igitabo cya mbere cy'iby'Abami, turaza gusoma umurongo wa 3 ndetse turasoma ibice 3, dusoma umurongo wa 4, nidushaka tuze kugeza kwa 10. Munyihanganire, ndashaka kuvuga kuri iyo okaziyo, kuri aya mahirwe Imana itanze, kuri aya mahirwe Imana iduhaye. Reka dusome mu gitabo cya mbere cy'iby'Abami, turasoma ibice 3 hanyuma dusome n'umurongo waho wa 4. Ku murongo wa 4 haranditse ngo bukeye umwami ajya i Gibeyoni gutambirayo, kuko ariho akanunga karusha utundi cyubahiro kabaga. Nuko Salomo atambirayo ibitambo byoswa 1000. Salomo akiri i Gibeyoni, Uwiteka amubonekera mu nzozi nijoro. Imana iramubaza iti nsaba icyo ushaka nkiguhe. Salomo aravuga ati wagiriye data Dawidi ineza nyinshi, kuko yagendanaga ukuri no gukiranuka imbere yawe, agutunganiye mu mutima we, kandi wamugeneye kumugirira iyi neza ikomeye, umuha umwana we ngo yicare ku ntebe y'ubwami bwe nk'uko biri none. Nuko none Uwiteka Mana yanjye
wimitse umugaragu wawe mu cyimbo cya data Dawidi, ariko ndi umwana muto, sinzi iyo biva n'iyo bijya, kandi umugaragu wawe ndi hafi y'abantu bawe batoranijwe b'ubwoko bukomeye butabarika. Nuko rero uha umugaragu wawe umutima ujijutse, ngo ushobore gucira abantu bawe imanza, kugira ngo menye gutandukanya ibyiza n'ibibi. Amen. Aya ni amahirwe Salomo yabonye, ariko kanunga gasumba utundi ubwiza. Ari masenga amaze gutamba ibitambo. Haleluya. Ndashimira Imana ko igitanga amahirwe, gitanga amahirwe abantu bakayagira. Nuko Salomo arangije amahirwe abonye, Imana ishimwe cyane, arangije yabyaza umusaruro. Aravuga, yibuka ko mu byo yari akwiye gusaba byose, nubwo yari abonye uburenganzira bwo gusaba ibintu byinshi, ariko agira umutima, amenya kujera neza okaziyo abonye. Arangije aravuga ngo Mana, ni wowe wagize neza. Arabanza avuga n'ibigwi byiza by'Imana. Yarazi kuvuga Salomo. Arangije aravuga ati, ariko muri ibyo byose nubwo wangabiye, ariko ndi umwana mutoya, nyeneye umutima ujijutse, nyeneye ubwenge, kugira ngo nzabashe kuyobora aba bantu bose banyikije. Salomo abona amahirwe, ariko amahirwe Salomo yabonye ayabyaza umusaruro. Mwene data, nshuti yanjye, muduteze amatwi, nagira ngo mbibutse ko Imana iduhaye amahirwe. Aya mahirwe Imana iduhaye uzayabyaza umusaruro, kuko nutayabyaza umusaruro azakuvana ku rwego wari uriho agusubiza inyuma. Ariko abantu biteguye kubyaza umusaruro amahirwe Imana iduhaye muri 2023 bazaba bakomeye, bazigizwa imbere mu mbaraga cyane, bazigizwa imbere mu bushobozi cyane, bazigizwa imbere mu bushobozi ndetse no mu mutungo. Abantu bazafata neza aya mahirwe Imana itanze. Ndabahanurira yuko bazaba abantu bakomeye mu isi. Imana ishimwe. Nta nubwo ari ibyo gusa, nagira ngo mbibutse ko uyu mwaka wa 2023 ari umwaka Bibiliya igira ikivugaho. Bibiliya igira ikivuga kuri iyi mibare. Nimusoma neza murasanga uyu mwaka gatatu, nongere mvuge ngo uyu mwaka gatatu. Ndashimira Imana ko muri uyu mubare wa gatatu Imana izitamururiramo. Umwaka wa gatatu mu mibare yo mu Byanditswe ubundi usobanura kunesha. Gatatu ni umubare wo kunesha. Nimusoma mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Matayo ibice 12 umurongo wa 40, muzasanga Yesu yaramaze iminsi 3 mu nda y'isi. Ariko nyuma y'umunsi wa gatatu, ku munsi wa gatatu, haleluya haleluya haleluya, ku munsi wa gatatu nibwo intsinzi yatangajwe. Mubare gatatu. Uyu mubare muraza gusoma muri Yona igice cya mbere, muze gusoma umurongo wa 17, murasanga Yona yaramaze iminsi 3 mu nda y'urufi. Ariko ku munsi wa gatatu urufi ruza rumuruka ku nkombe. Gatatu. Imana ibatabarire muri uyu mubare wa gatatu mu izina rya Yesu. Uyu mubare wa gatatu usobanura kunesha. Ibyakuneshaga n'ibinesheke muri uyu mubare mu izina rya Yesu. Byakurwanyaga n'ibitsindwe muri uyu mubare mu izina rya Yesu. Byaguhigaga n'ibitsindwe mu izina rya Yesu. Abatabyaraga nibabyare mu 2023. Abari abashomeri nibabona akazi muri 2023. Umubare witwa kunesha. Undi mubare ni umubare wa 4. Kanewo ni umubare witwa kwezwa. Nimuza gusoma mu Byanditswe muri Matayo 4 murongo wa 2 kugera ku wa 4, murasanga Yesu ku musozi yaramaze iminsi 40. Iyo mvuze 4 mba mvuze 40, mba mvuze 400, mba mvuze 2000, ibintu birimo 4 byose. Reka some ahangaha, reka masome muri Matayo 4:2, hanyuma tuze kugeza kuri 4. Matayo, ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo uko bwanditswe na Matayo. Turaza gusoma ibice 4
murongo wa 2 haranditse ngo amaze iminsi 40 n'amajoro 40 atarya abona gusonza. Umushukanyi aramwegera n'ibindi namwe muzabyisomere. Aya ni amakuru ya Yesu ari ku musozi. Amaze iminsi 40 n'amajoro 40 hanyuma arageragezwa. Ariko amaze kugeragezwa mu gusenga 40 habonetsemo insinzi yo kunesha. Niho yaboneye imbaraga zimubashisha kunesha. Aravuga ngo handitswe ngo anesheshe ibyanditswe. Nimuza gusoma mu gitabo cya mbere cy'iby'abami ibice 19 umurongo wa 8 urahasanga Eliya amaze iminsi 40 n'amajoro 40 arya atanywa, aribwo yacogoye agacuho, ariko arangije ngo ahabwa. Ahangaha niho yahawe yabwiwe ngo iyo ndazayigendera iminsi 40. Reka naho twasome mu gitabo cy'iby'abami cya mbere ibice 19. Gitabo cya mbere cy'abami ibice 19 n'umurongo waho kadusoma wa 8. Haranditse ngo nuko Eliya arabyuka ararya aranywa, iyo nda ayigendera iminsi 40 n'amajoro 40 ihorebu ku musozi w'Imana. Imana ishimwe. Nagira ngo mbabwire ngo umubare wa 4 cyangwa se 40 ni umubare witwa kunesha. Ndimo mvuga ku mibare yo mu byanditswe byera, duhereye kuri uyu mubare wa 3 Imana iduhaye muri uyu mwaka. Undi mubare ni umubare wa 6. Umubare wa 6 gatandatu 60 66. Uyu mubare wo ni umubare w'umuntu cyangwa se n'umubare cyangwa se n'icyaha, umubare w'icyaha. Uyu mubare w'umuntu uri ahantu henshi twavuga tutakwirwa tunasoma cyane, ariko muri uyu mubare nusoma uzasanga Salomo bamuzaniraga mu gitabo cy'iby'abami cya mbere ibice 10 umurongo wa 14 bamuzaniraga izahabu n'itaranto. Uko umwaka utashye bamuzaniraga 666. Ubisomye aho ngaho mu gitabo cy'iby'abami cya mbere ibice 10 umurongo wa 14 urahasanga umubare 66. Uyu mubare kandi uzawusanga ahantu henshi. Nagira ngo mbabwire ko umubare 6 cyangwa se 66 cyangwa se 666 ni umubare w'umuntu. Hanyuma undi mubare ni umubare 7. Umubare 7 ni umubare mwiza, ni umubare w'Imana. Uyu mubare 7 ni umubare wuzuye rwose. Dusomye mu butumwa bwiza bwa Yesu Kristo ibice 18 byanditswe na Matayo ku murongo wa 21. Reka nawo masome. Ubutumwa bwiza bwa Yesu ko bwanditswe na Matayo ibice 18 umurongo wa 21. 21 haranditse ngo nuko Petero aramwegera aramubaza ati databuja, mwene data nangirira nabi nzamubabarire kangahe? Ngeze 7. Yesu aramusubiza ati sinkubwiye yuko ugeza 7, ahubwo yuko ugeza 77. Bishatse kuvuga ngo azamubabarire bidasubirwaho, azamubabarire byuzuye. Umubare 7 ni umubare w'umwuzuro w'Imana, ni umubare wuzuye. Nusoma mu byanditswe byera uzasanga Imana yarakoze mu minsi yayo, irangije geze ku munsi wa 6 irakorotira ku munsi wa 7 iraruhuka. Ni umubare w'umwuzuro, ni umubare wo kuzura kw'Imana. Uyu mubare 7 ni umubare ukomeye. Nusoma mu byahishuriwe 5 byahishuriwe Yohana ibice 5 umurongo wa 6 uzasanga amagambo avuga ngo amahembe 7 n'amaso 7. Ibyo bintu byose ni umwuzuro w'Imana. Imana yakoze imirimo yayo igeze ku munsi wa 7
irasoza. Iyi mibare navuga n'iyindi ikomezaho, mvuze no ku mubare wa 12. Umubare wa 12 wo ni umubare wo gutoranywa kwera. Ni uzasanga intumwa 12, 12, 12. Yesu abaho umugisha. Narinje kubabwira ngo dushimiye Imana iduhaye uyu mwaka, kandi kawuduha ari umwaka w'amahirwe. Nagira ngo ngusabe ucunge neza izamu ryawe, uyu mwaka uzakugeze kure cyane, ntuzagusubiza inyuma, kuko tuzabonamwe ibintu bibiri muri uyu mwaka. Tuzabona abantu bitondeye uyu mwaka, bawitwayemo neza, bawubashye mu Imana. Hanyuma ni umwaka wo gusorezwa amasezerano ku bantu biringiye Imana, ku bantu bitwaye neza ku Mana, ku bantu babyitwayemo neza. Ariko ni n'umwaka wo kudegaradwa, ni umwaka wo gucishwa bugufi ku bantu batitwaye neza muri uyu mwaka. Imana idufashe. Ndimo mbabwira ngo ni umwaka w'amahirwe, ni umwaka wa okaziyo Imana iduhaye. Nifuza ko mwazaba nka Salomo, hanyuma amahirwe tubonye tukayabyaza umusaruro. Ntimuzabe nk'uriya mukobwa wa Herodiya, ahubwo muzabe nka Salomo. Uyu mwaka uzababera umwaka mwiza, uzababera umwaka w'amata n'ubuki, uzababera umwaka wo kwigizwa imbere cyane mu iterambere, wo kwigizwa imbere mu buryo bw'umwuka ndetse no mu buryo bw'umubiri. Ibitaremeye muri uyu mwaka washize, reka bizemere muri uyu mwaka mu izina rya Yesu. Byari byaranze byose nibyemere muri uyu mwaka. Imana iduhe umugisha. Amen. Sengana nanjye, kadusengane tubwire Imana ngo Mana dushoboze kugira ngo aya mahirwe tubonye muri uyu mwaka tuyabyaze umusaruro, kuko ari Imana yaduhaye. Mana turagushimiye mu izina rya Yesu. Tugushimiye ko utwemereye kwinjira muri uyu mwaka. Byaduhize mu myaka yashize byari byinshi. Ibyo twifuzaga ko byaba ntabwo byabaye. Ibyo twagambiriye ntibyemeye. Imipango twapanze ntiyakunze. Ariko muri uyu mwaka utwemereye ko ari umwaka wo kugirirwa neza n'Imana. Turasabye kugira ngo udushoboze kurambura ikiganza cyacu, dusingire icyo duhaye mu izina rya Yesu. Fasha umuntu wese udukurikiye, fasha umuntu wese utureba n'uduteze amatwi, udushoboze gusingira icyo tugabiye mu izina rya Yesu Kristo. Amen.